yaza ukamushira hari igihe azaza rimwe kabiri gatatu ubwa kane uvuga ati none nta kinyirukansa reka mbanze ngera ahantu ninyurira ntasanga ari cyane kimuhereza imitsingi ikonje cyambaye na bya ipantaro by'ibideshire bisigaye byarateye avuga ati mbiga ikibazo cyiza ikibazo tuyitondesha kimubwiriza ntabwo ati nese ma nimero kugira ngo nze kugusaba indi byeri akiyo nimero afashe ishaka gusaba byeri gasaba na byeri anatomy koma abantu bose ni bamwe byumvije jambo mu anatomy nyine anatomy ibinyabuzima ni bimwe amarangamutima nama ayo mu rugo n'abapfukiranye uzabona yo hanze ari mazima mugabo n'umurakaza mu rugo azabona hanze hari abakobwa bazi guseka kandi barahari igihugu kirimo n'abana beza nurakaza umugore wawe kukazazasanga abana b'abahungu none umeze ibaze kurakara umugore ukamufata nabi ntumuhekeya nta na 6 pack ufite yagora harashya ahitashye watwe afite n'iparo nka bitatu avuga ati ngende mbibwire madame kuwa mbere agera yajya kukubwira tereka jewe n'umugore we hepfo ndashaka ko twimuka agaceceka abizi yo mwacanye muraho twongeye kuba ikaze ku biganiro by'ijuru rito family show Jenny Virgile tukaba tugarutse kugira ngo tuganire ku ngingo zitandukanye cyane cyane uburere bw'abana urukundo rw'abashakanye ndetse n'iterambere muri rusange ndetse by'umwihariko ku rubyiruko ariko uyu munsi tugarutse tuje kwibaza ikibazo cyaturutse kuri ku kiganiro twakoze ku Isimbi TV mu minsi ishize tukomeza no gushimira abantu baje kudukomera gushimira abantu bashya bari kuza mu muryango w'ijuru rito family show tubabwira ko duhare ku bwanyu namwe muze muhabe ku bwacu dukomeze dufatanye tugira imiryango yacu imiryango myiza irimo umunezero ariyo dukunda kwita ijuru rito titre rero y'ikiganiro yaragiraga iti umugabo wundi umugore wundi araryoha Ntibyo ko akantu ko ku ruhande ka umugore we cyangwa akantu ko ku ruhande mu kiganiro hagati hari umuntu wavuze ngo akantu ko ku ruhande kararyo noneho titirize bivuga ngo umugabo wundi araryo umugore wundi bandi kuvuga umugabo wundi kwa ko nge nta mugabo nge naryoherwa n'umugore we waryoherwa amaye so done shaka kwibaza wanda ntago twabirambuye rwose koko twabivuze twabyumvanya abantu zishebye nta bundi n'ubugambira wari ubyumvishe nabivuze arabango ngo ningiye tumye bimenya waravuze ngo akantu ko ku ruhande kararyo Murungi Sabe ahita avuga ngo umugore wundi araryo ndavuga ibi bintu ngiye nago nari nakabyumvise kabe muri abantu babiri nizeye ubwo mwabivuze bishobora kuba ari byo katubaza abantu ubanze badusubize muri commentaire ese koko akantu ko ku ruhande kararyo tugiye kubiganiraho impamvu yawe umuntu wakariye yabikwemerera ko karyo yabyemera ku mugaragaro basanga tababuza kubivuga ariko mutubwire ariko banatubwire rega hariho n'umuntu barabikoze rimwe yaracitswe hoya nabikora ariko bakaza kubivuga musije mbona bavuga ngo mugabo yasabye imbabazi ndamubabarira ngo namusanze muri rogi nose yamusanze muri rogi arimo kurira y'umureti amandazi na chapati Shana muri secondaire twayaguraga twihisha ntabwo twariraga muri inyuma twawariraga muri dorutwari twagiye mu irogi rero ni kuri yare none rero impamvu ya mbere ituma umugore w'abandi aryoha ni akamanze we mubaza umva ari iki cyatuma ndyohera ntibize ngo abango kibano kararyoha nyine ako kibano kukigaryoha ariko ikibazo hari igihe abatari na kibano sheri ikaba gukwamirayo nyine icyambere kugira ngo ukwame nukuba wagiye ahantu ntabwo ushobora kuva ahantu keretse ari wamutufata imbeba w'igitabo ntabwo ushobora kujya ahantu ari ubwa mbere ngo ukwamireyo ujyayo rimwe ukaryoherwa ugasubira ni iki cyambere gere none ndatsimbiza abagabo tujya tuganira nagira ngo ubanze umbwire wenda nanjye mvuga uko mbyumva nkurikije ari ibyo nsoma ari filime narebye ubwire iki rero ni icyumva gishobora gutuma umugabo iwe mu rugo hafite umugore ufite ibyangombwa byose bisabwa
akajya gushaka ibyangombwa hanze mubwire nkubwije ukuri imvune se tukaba tukujya tubeshyana yego cyambere ndumva ari ingeso ingeso kandi ingeso urabanga ipfanya yapfuye ese ingeso itangira ryari umuntu atagiye kumva agatima karehare hagaje muri aha naho ngaho ndi gushaka ko tujya ni iki gituma agatima karehare ufite umugore wawe ukareharehera kundi ingeso ujya ingeso wavuze ngo ingeso yiyubaka nyuma yuko umuntu abitangiye abitangira kuko agatima karehare reka ngufashe rero nabyumvisha urimo gukweta nuko batamupangira se niyo baba mupangira icyambere hari umuntu muri commentaire washyizemo ngo ariko nibyo ngo nanjye njya numva ibiryo by'ahandi hantu ngo biryoha kurusha iby'iwanjye kandi ari wabitetse impamvu ya mbere ni iyo ngiyo nuko ko ibiryo by'ahandi hari igihe biryoha kurusha ibyo mu rugo ubwo rero muri nyine nibyo ariko impamvu ibyo hanze biryoha ni iyihe uzarebe iyo wagiye muri resitora ziyubashye bakuzanira menu iriho ibintu nka 60 ukajya uhitamo umuceri uri bufate umuceri urimo amagi cyangwa urimo imboga cyangwa plene cyangwa ipirawo ubwo ni igihe wagiye mu Bashinwa inyama kavuga ngo ndashaka ko munzanira siziringi ya kino ni inkoko ni ihene ni ifi ni inka imboga ziherekeza undashyiraho ibingibi igihe uzumva ibyo bintu nawe ushaka kubirya mu rugo ubibwiye umugore wawe byaba ibiryo nyabiryo cyangwa se ibiryo bitari nyabiryo ukambwita ko numvise bavuga ngo hari igihe ibiryo biryoha bimeze gutya wabitegura gutya uwo muntu ntiyaguma mu rugo akarya uramutse se ufite umugore ubibwira ntabyumve aho ngaho ni ikindi kibazo yaba yagushumuye nyine aho ngaho rwose nko bahise hazamo ikibazo cya communication toujours baravuga ngo abandi badamu bitera parufe hari abagabo bakurwa na parufe mu modoka ushize nahoze mvuga ukuntu mvuga za trena za zonda yakwinjira muri zonda buri ikintu cy'impumuro n'iki ariko nangire kamubwiza ukuri banda nawe urankurura ngo mukurikire akoresha umwana gutambuka nk'iruhande sitanu banazikura ukuntu wazimeye iri yawe niba ari uko umaze kwimenyera parufe yaguhumura urakoze kumpa message isi yanjye imaze kuyimenyera yataye agaciro ngaho rero menamo tuguri yindi bose yanjye nikiguhumura numva si oya iramumurira na neza pe ariko urabivuze imbere ya kamera iriya yawe ngo umaze kuyimenyera nta kintu kivuze nta kivuze n'ubyongeye njye mvuze yuko yo nyine fata simaze kumenyera ikintu nayifashe nkaho ari yanjye mbese nabikize ibyacu parufe yawe impumura nkaho ari njye wayiteye bivuga ngo njye nawe twabaye uranjijishije no muri parufe turi umwe ntabwo ikintera ubwoba hari abana bitera parufe niba wumva ukunda parufe ariko hari umwana yigeze gutambukira mu muriro narindihera hayibona amenye gute iyo ariyo menya naraje umudamu twari kumwe siko ngiye kubivuga byose ayakabyo mbiretse niba wumva ukunda abagore biteye parufe wayigura umugore wawe akayitera nanjye nkunda imisatsi pe muri iyi minsi bashyize igorora nyine biri utandaburiza se ntihagire umuntu ureba birenze ibyo mvuze ugahura n'umwana ufite imisatsi myiza cyangwa ibinweri bya binweri abakobwa basigaye bagira ubwo tujya kubwira umugore wawe ngo nabishyireho ubwo tujya kumubwira ngo nabishyireho ese kimwe no guteka niba avuga ngo nkunda ifiriti yumye mu rugo bagahora bazizana zitose za firiti ziba zimeze nk'intuzi ukarinda uva hano ukajya kuzirya Kimironko muri Roporente oya kundi muntu kwaje cyangwa hari umugore uzi reka tuvuge no mu mazina yabyo hari umugore uzi kuziteka neza aho unyanga uwo mugore ujye kuziryayo arinda guha ifiriti aguhe n'ifiriti n'izindi firiti birinde gusenya wabwiye madamu utari kusheri hari udufiriti nkunda shaka nkunda udufiriti twumutse washaka ugahita ubwira uti zirimo n'utunyobwa bakagushyiramo utunyobwa ukabirira aho ngaho hari aho nyambona hari isahani ahantu ugiye ugasanga nabo basanga bagira innovation bafite nk'amasahani ahengamye wowe niba uhora ugabura ibirayi ku isahani y'umutuku ibirayi ku isahani y'umutuku ibirayi ku isahani y'umutuku hanyuma umugabo najya gushaka ahantu hari ibijumba ku isahani wenda y'icyatsi uzamurenga uri kubivuga ngatekereza ingero zimwe na zimwe nzi aha katuvuga kamwe
hari abagabo bagenda nakubwiye ikintu cyitwa ingeso ahubwo wenda aho ngaho n'abandi abantu badukurikira b'inshuti zacu badukunda batubwireho ukuntu babyumva kuko ingeso buriya ni ikintu gikomeye aba ari umudayimoni hari abantu baba bafite uwo mudayimoni rero reka abo ngabo ndabasabiye hari icyo twavuze hari icya mbere cy'ingeso abantu bafite izo ngeso akenshi umuntu abyita ko ari umudayimoni kuko burya iyo ugize gutyo ugapfa mu rugo rwawe ukajya muri izo ngeso hirya no hino ntabwo uri uwo gusabirwa ariko noneho hakabaho ikindi nakwita abadamu hari akantu nigeze kumva ku rugo bambwiye umugore yaragiye ajya kureba umugabo rimwe yarebye mu bintu by'umugabo we abona nk'urufunguzo yarasigaye amaze iminsi amukeka abonye nk'urufunguzo niba ngo yaribaje ngo urufunguzo ni umuntu wambwiye ngo ariko sinzi niba yarabayeho ngo urufunguzo ngo n'urwiki rimwe ngakurikira umugabo we cyangwa se abasha kumenya ko umugabo we ngo ari ahantu rufunguza umuntu deuxième bakoresha iyo terme arangije ajyayo ararucurisha nawe ajyayo ngo umunsi umwe ngo yinjiramo kwaje amaze kwinjiramo yari yamenye hari ko bafite ngo rendez-vous uwo munsi igihe harimo mu nzu agiye kubona abona baraje barinjira nawe ngo yarimo mu nzu ntago mbizi banza ari filime cyangwa ari théâtre gaje nyuma y'urugi gagiye kubona ngabona uko mu kwinjirana ngo rafiye ngo yinjiye gafite ngo yaburute afata yaburute arasuka kuri isahani aragira ngo ibintu nyine ngo biteye ubwoba umudamu ngo mukuhingukira ngo abonye ibintu ari gukora umugabo we yagiye ahandi hantu mu hindi ahita yiyevanuisa bamuvanye aho ngaho urabyumva ahandi nyine yagiye kwa muganga buriya tu cyangwa wenda ntabwo avuyeyo byibuze yizemo isomo izo yaburute ufite inkuru nyigarukirije aho tureka ariko nyine igihugu kuko kitakurikiranye ngo umenye ibyakurikiye so shaka kuba ari inkuru yabayeho cyangwa itarabayeho mama gihe reka ngiye nguhaho iyo nzi wenda yabayeho no cyangwa itarabayeho ni umuntu nk'ukuntu yaba ari inshuti yawe noneho nkatangira umugabo atangira kumutereta ari inshuti y'umugore ariko umuntu akaba ari umunyamutima mwiza hano hanze hari abantu bakigira umutima muzima abwira umugore ati rero umugabo wawe ari kujya ntereta none ndagira ngo tumukwisoma arambwira ati fata parufe yanjye uzayitere fata n'imyenda yanjye wowe uwo munsi nzamubwira yuko ari buze ahantu bari buhurire baze hazimije undi araza kubera ko yamenyereye parufe umugore arambwira ati dore ibintu najyaga mugaburira dore ni gutya mbigabura biseriva bimeze umugabo araza arahagera ajya ku meza ariyakira abana bari baratangiye no kugabura se nanzi ko bimubwiye bigitangira ahubwo bari baratangiye simbizi naye ndabivanze ikiriho nuko yamaze kugira n'uwo gusangira n'uwo mugenzi w'umugore we nako gusangira n'umugore azi ko ari gusangira na mugenzi we barangije aragenda cyane itara aramwe turone isura sheri iyo nkuru ndayibutse ahubwo urayibagiwe ni ukuvuga ngo yari umukozi cyangwa umuvandimwe we barabavandimwe akajya ahora yumva buri gihe akamenya ko umugabo ajya kurusura cyangwa wanatanajyaga ahubwo cyangwa barabikoze kuko barabirangije ngacana itara aravugira ngo barakasi ubwo se ngo mvishe igitandukanye n'ubundi ari igitando ikirayi cya hano n'ikirayi cyo mu isoko ku Kimironko batekeye mu bibare ibibare bimwe ntabwo mbizi ikintu cyonyine gitandukana ni ibirungo niba umuntu hari ashaka kugura ibinzi kinzara agashyira ku biryo umuntu akabishegera we waguze icyo kinzara ukagishyira kubwira abagore n'abagabo abagabo nabo umugabo agira gutya ahera mu gitondo shobora nahoze mbitekereza we umuntu agahuruduka ku kazi akazahita kwasamura gupfurika ibiryo abagore wenda nibo tujya dukunda kwibasira ngo uyu mugabo kwa abagabo aribo bajya hanze cyane ako n'abagore muri iyi minsi nabo basigaye bafatiye maze iminsi numva amakesi rero n'abagore rero abagabo ako nabo ndaje kubwira impamvu ziri mu bizitera babikubwira usanga umugabo arava ku kazi yahubyutse mu gitondo agenda ntiyigeza gusuhuza mu saa 4 ntiyigeza kubaza niba wariye saa 6 ntazi niba ufite stress ntiyigeza naguhakea saa 2 mukagera mu rugo akajya mu mipira saa 3 ngo agatangira gupfurika ibiryo mu kanwa gute sesa ngo mujye kwisana y'abakuru gusana y'abakuru nyine niyo mvuga ingano niyo turi kuvuga imodoka yose nabonye cyane nk'iza mazutu iyo ugiye kuyatsa
ahubwo ngo wanze ukate hakantu kaburiho kaba kameze gutya karabanza kaba ari umuhondo iyo kazimye nibwo ibiri tayari kwawe niba ushobora gushyushya imodoka ni gute wumva yuko uri buze ukajya hari umuntu ushaka kugenda agasanga hano hantu bayatse babanje kuyishyushya akaba yateye inzira nyiparika hano yaba umugabo yaba umugore so ni impande zombi aha nandi kubwira ngiye ko ndiye kuvuga kimwe mu bintu ntekereza harimo aho kantu uvuze mu kanya ko kuba wamuga n'umuntu yicara akicara akagenda muri kuri za pressure duhora tuvuga abantu umuntu agahora bari kuri pressure z'ibye yireba yitaho atabasha kwitaho atabasha kwitana batabasha kwitana naho batabasha kwitana naho vuga ngo umwe atabasha kwita ku wundi basi ura kwitana naho ugasanga n'itsindi unyiteho nkwiteho kwitana naho okay itanaho cyangwa witananeho komeza aho rugeze noneho yarangiza ugasanga ahubwo wa mugani icyanga cy'ubuzima cyaragiye ariko harimo ibintu byinshi cyane tugenda ufite dutanga ingero urabona icyajegano twakoze cyo kuvuga ngo kwa kundi abantu barakaranya umwe akarakarira mugenzi we akabigumanamo hano mu mutima nubivuga ugahora ucecetse ukarakarira mugenzi wawe akabigumana hano mu mutima ntumubwire ikintu cyakubabaje cyangwa se ibyo gute mwagera kuri kwisana y'abakuru bizaba bitameze neza bigataruka ejo byakongwa ko bigutarukanye ubwo buri abagabo amahirwe tugira kurya kwacu hari igihe bitagora iyo watamiye uturumubi ariko mwumenya hari ahantu bigora noneho ngiye nkatamira nkaturumubi nkigendera nejo nagaruka ugasanga uracyarakaye urakaye iminsi 2-3 ubwa kane umuntu urimo kubimpa nabi none ubwo rero bimbaye nabi ndigendera rero ubwo nyine hakahita hazaho kuri ya side yuko donc tuvugana nko tugize kuri side zone ari umwe yagiye mu irungu n'undi yagiye mu irungu kuko harimo ikintu mwakiremo mutabishaka cyajemo hagati cyabaye barriere umwe yagera ku kazi akareba akagira umutipa akamureba neza kukombi hari umuntu ushobora kureba undi neza hari umuntu ushobora kumbwira neza nta n'ikintu nshaka cyangwa se ndakubera n'iyo mijinya ku manwa mukirirwa nta ya bonjour nta wiriwe gute cyumweru kigashira byumweru bigashira ubwo ngubwo ndi kuvuga mu cya gihe kitari ingeso ko hari igihe abantu baba bafite izo ngeso ariko harabona n'ababijyamo atari ukubera ingeso aho kubera nyine asubwo tubashyigikirera abafite bagira inama oya abadafite ingeso abafite ingeso biragora abafite ingeso barenze hanero ariko nabo ari gerega ingeso iriyubaka ni kimwe n'amavura n'amavura ujya kubona ukabona yaje nk'ahantu mu itara iyo haje irya mbere nturivane haza irya kabiri irya gatatu irya kane umuntu nawe ujya hanze yagiye ubwa mbere akabona nta kibazo ntawe umufasha cyangwa baramufashe nta kintu bimutwaye asubira yakongera agasubira so nkavuga ngo rero n'abagiye mu ngeso bashobora gusubiza inyuma hari umuntu uje abanyandikiye ambwira uburyo yigeze kujya ku meza y'abakuru n'umugabo warangije aramubwira ngo ntacyo urusha abandi binyibutsa umuntu nyakwigendera Dr. Nasoni yeze kutubwira abantu bamaze imyaka nk'ibiri umugabo byaranze afite undi muntu ariko umugore wo hanze yajyayo bikemera noneho baza kujya mu baganga baragira bajya mu bapfumu biranga baza kujya kureba mu psychologue basanga hari igihe umugabo n'umugore bigeze kuba bari gusangira ngo umugore arangije akabwira umugabo ngo ubwo rero nawe uzi ko hari ikikoze gato inka yakamugahita uraza ugatobanga abantu kuva ubwo finish me isahani wapi burundu nase ubundi ubwo bayatobanze yaceceka hari ariko hari uburyo bibwira umuntu communication byose biragako so tugana ku musozo icyambere tubonye ko umugore wundi nagaryoha aryoha kuko hano habishye ariko ashobora no kubiha kubera ari mu mutwe nyine cyambere iyo mu rugo habishye ibindi byose biri hanze birarya biryoshye icya kabiri abagabo bamenye ko abagore b'abandi basa neza baryoha bahumura neza kuko abagabo babo babitayeho abagore nabo bamenye ko abagabo b'abandi batanga keya kubera ko babahaye environment ituma batanga keya waba uri umugabo aza ukamushiha wenda uri muri stress n'abakozi n'ibiki yaza ukamushiha hari igihe azaza 1 2 3 ubwa kane uvuga ati nta kinyirukansa reka mbanze ngera ahantu ninyurira
ntasanga jari cyana kimuhereza imitsingi ikonje cyambaye na bya ipantaro by'ibideshire bisigaye byarateye avuga ati mbiga ikibibi cyiza ikibazo twitondesha cyumubwiriza ntabwo ati nese ma nimero kugira ngo nze kugusaba indi byeri akiyo nimero afashe ishaka gusaba byeri gasaba na byeri so tegura mu rugo ari umugabo tegura umugore wawe ku buryo kuryoshye kubera ko physiologically cyangwa anatomically niko anatomically abantu bose ni bamwe byumvije jambo mu anatomy nyine yego anatomy ndabyo aya twitaga umubiri nyamo ibinyabuzima niko twabyigaga ibinyabuzima ni bimwe amarangamutima nama ayo mu rugo n'abapfukiranye uzabona yo hanze ari maze mugabo n'umurakaza mu rugo azabona hanze hari abakobwa bazi guseka kandi barahari igihugu kirimo n'abana beza nurakaza umugore wawe kukazazasanga abana b'abahungu none umeze ibaze kurakara umugore ukamufata nabi ntumuhekeya nta na six pack ufite gora harashya ahitashye watwitse ibaze abantu byibuze urakabikoreye wamugana ufite na six pack uri nta six pack ufite uravuga nabi urataha nta keya umugore ntaheruka muri salo wa mugani arabigusaba nta mafaranga ufite urisa kintu wangiza ukanavugana bashakamo nka bine bituma umugore avuga ati ariko nubwo yanyimye iki afite ibi ngibi rekana bari abahungu ne kubareba naho umugore uraho ngaho umugabo aratashye yiriwe yitunarika sinzi yaho nigeze kubona umugore ari mu kazi yiriwe mu kera akora amaraporo aratwara imodoka arava za Kigali Butare arakora amaturu nkangahe ageze mu rugo akugira ngo umusuhuze tubite mutware mwiza ni karibu fata ku mazi ubanze unywe wowe araje ageze mu rugo aho kugira ngo umuhekeya umubwire uti karibu byari bimeze bituzi ko ari abantu ariko batajya babona abantu batera ibiparusheri uzi ukuntu nakize ariko njye utera ibiparu nkabona urasetse aho naho umaze kubimenya gutera ibiparu mbehagarara urega bajya bita mu cyugiye buryasaza zirya mbisi cyangwa webeshya ngo ugiye burya ngwihene ngwihene niwe hese mugani bavuga vuga ngo ibisabira sabirana bazanye ibintu by'ihene byawe ari birebire urumva ukareba nk'umugabo reba umugabo wiru wagenda Kigali Butare sibyo ku mugoroba aba yatwaye abantu bageze mu 160 wenda bari kuvuga ibiparu yagera mu rugo kwa ko umugore wenda yashwanye n'umugore w'umuturanyi hagaze ibyo tamwakiri umugabo aje afite nk'ibiparu umva muri tagisaba abantu bameze nkanjye byibuze muri buri tura barimo Virgile afite nk'ibiparu nka bitatu avuga ati ngende mbibwire madame kuwa mbere agera yajya kukubwira tereka jewe n'umugore we hepfo ndashaka ko twimuka agaceceka abizi yo mwacanye agata ejo yagaruka uyu mukozi imyenda ye dore nini kirahura arakimunye dore n'itara ryashiririye ibiparo by'umugabo bikamugagiramo ibiparo bimaze kumugagiramo ari bitatu ejo ati ejo akaza wese turebe ikindi kintu yacyo kibasereza nibi dore korode yasubiye inyuma ntabwo akiri uwa mbere yabonye 60-85 ukagira ngo ashaka kuzayobora nazo umugabo akavuga ibana ku munsi wa kane araza iparike Nyabugogo ku Kinamba bayose ahita ajya Karivados umuntu wa mbere bari buhure Karivados nakabari kabaga Nyabugogo naho nzabatera igiparo cya uwo bari buhure wa mbere aramugurira byeri kugira ubundi tukiri Butare batuguriraga byeri kugira ngo dutere ibiparo we agurira byeri umuntu kugira ngo anamubere audience kugira mutega amatwi ba yivuga ejo ubundi umuntu yavuze igiparo akakugurira akakwishyura kugira ngo umutege amatwi ufite umugore mu rugo sindiwe utajya hanze twumva abantu ubwo rero buri wese yumva icyiciro arimo akosheri hari akandi kiciro tutavuze abagore bazi gukubakuba abagabo b'abandi mwana aho ngaho wani nk'umuntu wambara igisasu abo bavugaho ndanabatinya uwo mugore agakubakuba umugabo wawe ntawe nzi wenda wabikora ariko icyo nzi cyo hari nk'abantu nk'abangaye nzi wenda twaganira bakubwira ko ibyo bintu byababayeho ugasanga nk'umudamu rwose akubwira ati ngewe umugabo wanjye agera no mu rugo akarira kansa imbaze ngo ntabwo azasubirayo ariko ngo hashira
ego ntabwo aba harimo ya miti washaka kuba ari kukubakuba gutyo gusa cyangwa se ari niyo miti turi kuvuga wenda hari wenda simbizi niba ko bayamuteye ko nawe ubwo mama nzi turi kuvuga Imana mukomeze mufashe komeze muhe kukwihangana aravuga ati umugore yampubakubiye umugabo ku buryo kugeza n'uyu munsi ntabwo nzi ikintu yamuhaye umugabo arazayagera mu rugo sheri akarira agapfukama akamusaba imbabazi ati ntabwo azasubirayo ariko nyuma y'iminsi ngayo kandi mu rugo ibintu byose bimeze neza umugore ari umwana mwiza umugabo arana providinga n'urugo rwifashije bafite n'abana ariko ugasanga umugore yakwamiye kundi mugabo akoshara aho ngaho rero nkamubwire buri rimwe na rimwe nubwo ibintu bya Bibiliya rimwe na rimwe tubifata tukabidebekera nyine aho nibyo uvuga ngo shitani yakugendera ese ntabwo bavuga ko shitani yanasuye Yezu ahantu ngo yari yiheje arimo gusenga hayimuzi murata imigati yayanga ikamurataho ngo iramuhanga ubwami bwose n'iki nubwo ngo niyo mwaba mwiproteja gute se Dawidi ntabwo uzi byamubayeho Dawidi ngo yahagaze nk'ara kuri bariko ahita abona umugore w'umusirikare hepfo nawe ngo ari kuri piscine abana umva umuntu uri kuri piscine we mu rugo aba yambaye uko yishakiye bahita bavuga ati umugabo bamushyira imbere apfireyo bahita murongorera umugore nyine shitani niyo yakugendereye biraza ariko nibaza ngo shitani nakufasha ubwa mbere irakujyanye kwa X irongeye ubwa kabiri urajurariza imbere y'umugore cyangwa se uragirira imbere y'Imana no kwa kabiri ugasubirayo utise nyine hari abantu bameze gutya aho waryoye n'ubushitani bw'iyo shitani rero gusa ikibazo uwo mudamu wamubwiriye shano gusenga aho ngaho ntabwo hakirimo iby'inama z'abantu inkwambaza ngo Yezu igihe shitani yamushyiraga umugati yabigenje ate nyine Yezu we kwa ko ari Yezu yari afite igisubizo aha rero nahita mbwira abantu nk'abo bagiye babwira Yezu aho ngaho ndayamanitse umuhungu wa Muzehe ni hatari gusa urugo rwubakwa n'Imana nicyo kintu cya mbere rwubakwa n'Imana hari ibindi tunyuramo kugira ngo yemere ko turemere ubuhamya ikintu nacyo ndacyemera kugira ngo ubuhamya buboneke Imana yagire ubuhamya cyo aya impamvu mvuze ibyo ni ukubera ko nzi ko hari abadamu baba bitwara neza no mu buriri rwose ntabwo mu buriri wenda mba nahageze ariko nzi ko baba bameze neza ko ariko marigretu hariyo nakubwaga by'abagabo wenda bari ingeso umugabo akamusha inyuma pe akajya mu kantu k'inyuma nyine muri ku rundi ruhande ari kubivuga akabona abagabo baba bafite wa mugani n'imico myiza ariko ugasanga nyine abadamu baragira gute so namwe rero mutuganire mutubwire icyambere wenda twagiye dushyiraho amasomo yacu y'ibyo twibwira ubwo twenda tugira n'amahirwe nta biratubaho ariko nkavuga ngo hari inama twagiye dutanga zo bazikurikiza ariko ya mbere ese koko umugore wundi araryoha namwe niko mubyemera ese koko umugabo wundi araryoha nizo ni misi ese ntibabihakanye reka n'abandi babihakanye kubera zangiro twavuze wa mugabo biranashoboka se niba ataryoha ni iki gituma abantu bishyiramo ko akantu ko ku ruhande karyoha ese ibyo tuvuze murumva ari byo niba atari byo ni iki kibura mwanya n'uwanyu hari wenda hari umuntu mu bareba bino biganiro byacu ushobora kuba afite ikibazo wenda ashobora kurebera muri comments nawe akagira icyo byungukiramo wabona n'umugore wenda warurekereje ko confinement irangira cyane ko muri iyi minsi abantu bari kujya bagira stress nyinshi ati yaba confinement irangiye nkajya kureba mu dukorana cyangwa umugabo ati confinement yabaye baturekuye kubera ko hari ikitari kugenda ashaka kureba muri commentaire agasanga yaragiye kwica urugo kubera yaragiye kwisenyera urugo kubera ibintu by'amafoto akandi kantu nakongera ku musozo sibyo nyemerera tuzirikana ko ibyo bintu nubwo bavuga ngo biraryoha nubwo waba wemera ko biryoha ni bibi Imana irabyanga ça c'est un deuxièmement bizana imikoshi muri famille troisièmement ushaka twari mu kiganiro cyacu na Sabe bitera stress ababikora sibyo bitera stress ababikora kimwe nuko bimwe abana bahoze batubaza za KFC ziraryoha fanta ziraryoha bombo ziraryoha pringo ziraryoha ifiriti iraryoha ariko kubera ko dukeneye kugira ubuzima bwiza rimwe turabyiye yego ako hanze niba kanaryoha ariko ntabwo baranatwemera ko karyoha wakiyima ariko abantu ntibabanze batubwire ese koko kararyoha reka tubasezere tugende sawa mubanze mutubwire ibyo naho ubutaha mukomeze mugire ibihe byiza kandi turakomeza kubashimira urukundo mukomeje kutwereka thank you so much